muri bibazo bya Kongo n'u Rwanda. Abayobozi baragenda ibihugu bigasigara. Ibyo nyine ni umukoro w'abaturage baba abanyarwanda n'abanyekongo. Wareba coalition ukabona ni Kongo n'u Burundi. Batumva M23 cyangwa se bashyiriye hamwe kurwanya M23. U Rwanda na Uganda bashyiriye hamwe kumva filozofi na ideology y'icyo M23 iharanira. Leta Colonel Katabazi wo mu butasi bwa Uganda kaza avuga ati imwe cyangwa ebyiri. Gasigara avuga uti ibaye ari imwe yabiyi kubera izibaye ari ebyiri zabizi kubera. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro nkuko tubifuriza kugira amahoro abadukurikiye muri mu Rwanda no hanze yarwo. Turi kumwe na Ange Hatangimana Eric. Na Eric ribaho? Ange Eric Hatangimana. Yego, ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Umuseke akadomorwa, bafite na YouTube channel yitwa Umuseke TV. Muyisure, abatariyandikisha ku Museke mwiyandikishe, ibagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye n'urwo rubuga rw'amakuru narwo mujye mu rusura. Ange, wakoze rero kuduha umwanya kuri Primo Media Rwanda. Nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye. Tuguhaye ikaze, tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye, ariko by'umwihariko turagaruka cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ange, ahandi ariko mu itangazamakuru sava? Bo biraho, azi ko mu itangazamakuru ibintu bihora bihinduka, cyane ko itangazamakuru ryacu mu Rwanda rikiyubaka. Ariko kuba umuntu atarafunze imiryango aba hari nyine abarimo akora kandi abadukurikiye barabizi ko tugerageza kubashakira amakuru. Iryo jambo gufunga imiryango rinteye ubwoba. Oya, ariko zuko nka se buriya ibitangazamakuru. Mperutse kubona uri gukorana ikiganiro n'uwahoze ayobora CFM. Amubaza ikibazo nk'icyo ati imiryango bite? We ufite record nk'iriya hanyuma ukagira na record yo gufunga imiryango. We yabivuyemo, yari yarabitangiye cyane ko yambwiye, ariko hari ibindi bintu nyine asanzwe akora abona bitakiri ngombwa akabikomeza, ariko uraho yabishakira kuko izina n'ubundi turizi ko ari irye. Anytime yagaruka agakora itangazamakuru. Gufunga imiryango rero mu itangazamakuru bisa naho bisa n'ibyabaye ibisanzwe ryo mu Rwanda. Ntago no mu Rwanda krize burya mu itangazamakuru ni ndengamipaka. Ibitangazamakuru bya print byagiye bifunga kubera kubura abantu babisoma, rimwe na rimwe kubera umwanya, kubera tekinoloji nshyashya ya online, social media, ibintu byo kuba nka YouTube urugero yabaye source d'information. Ugiye kuri abantu bakonsoma YouTube bashobora kuba bakubye
inshuro nyinshi cyane abakonsomaga ibinyamakuru byandika. yego Bimwe rero birafunga imiryango, ibindi bijya kuri platform za online. Urabizi ni byinshi byakoraga hano imbere, bimwe byagiye kugira ngo ubone ikinyamakuru cyanditse abakibikora umenya ari New Times. harya imvaho nticyandika. Imvaho nayo urazi ko yigeze kugira ibibazo mu gihe cyashize, ikiri mu maboko y'Abahinde, ngira ngo ubu yavuyemo. urumva yavuye mu maboko ya leta bayishyira mu bikorera, ejo bundi barongeye bayigarura muri leta, nayo yagize ibibazo, yarahungabanye. yego yuko abagenzi bacu bakoragamo bamwe bagiye bavamo ukuntu. Izuba rirashe kera rigihari, rirafunga. N'andi mateleviziyo yose ntayo uzi yakoraga ariko atagikora. Nyine umenya ari uko isi igenda ihinduka, n'abantu bakwiye kugenda nyine bajyana nayo, niko umuntu wenda yabivuga mu magambo makeya. Nizere ko muri media nibura mwe mu gihanyanyaza. Umuseke turacyari ku isoko, tugomba gukomeza nyine kujyana n'uko isi ihinduka. Turahari. Abantu rero musura umuseke, cyane cyane urubuga rwandika amakuru, njya nanjye nkunda kurusura cyane. Ndetse na YouTube channel yanyu irimo iragenda izamuka cyane, nayo bayisure bareba amakuru muba mwadutohoreje. Ange, mumaze iminsi rero mugaruka cyane ku makuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no muri Israel na Palestina cyangwa na Hamas, ndetse n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya mwakunze kuyigarukaho cyane. Ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ni icyo uri kubonayo? Kongo haba hari ibintu byinshi, nkubaje ikibazo kiri vage cyane, kiragutse cyane. Hari y'amatora, ibintu byiza umuntu wenda yaheraho, uriya nta mpamvu yo kuvuga ibintu bibi ku gihugu gusa, ko uri intambara ni ikintu kitari cyiza. Hanyuma amatora na wenda actualité igezweho, barateganya ko abakandida batangira kwiyamamaza mu gihe cya vuba. Abahanganye abantu barabazi ko abavugwa cyane ari Perezida Tshisekedi ushobora kwisimbura cyangwa gusubirana intebe agafata manda ya kabiri. Hanyuma hakavugwa nanone Moise Katumbi cyangwa Moise Katumbi Chapwe, kuko nawe ni umuntu uzwi muri Kongo, yabaye guverineri w'intara ya Katanga. Ni umuntu w'umukire, yabaye perezida w'icyubahiro wa Tupuisa Mazembe, ni ikipe izwi ku rwego rwa Afurika. Niwe muntu uri mu bavugwa cyane. Hanyuma akagira umwihariko ko kandidatire ye mbere bari bayanze, hari abari batanze ikirego bavuga ko ngo ni umunyamahanga kubera ko adafite ababyeyi babiri b'abanyekongo. Hari abibuka itegeko ryigeze kuzanwa n'umunyepolitike witwa Noel Chiani yavugaga yuko abanyekongo bafite ubwenegihugu bubiri, hari imirimo badakwiye gukora irimo no kuba wakwiyamamariza kwa perezida cyangwa gukora mu nzego zo hejuru. Ababirebaga rero babonaga ko Chiani arimo ashaka gukandagira ku mbehe ya Moise Katumbi. Rero ariko urukiko rwaje kubitesha agaciro, nyine rwemeza kandidatire ye. Hanyuma ubwo ikindi kintu kivugwa ni mu burasirazuba bwa Kongo, ko ni naho hegereye u Rwanda. Ubwo mu bakandida ariko ntuvuze Dr Denis Mukwege, Martin Fayulu, amazina nk'ayo. Yego, Mukwege nawe azwi nk'umuntu watwaye igihembo cya Nobel, igihembo cy'amahoro, ariko yagiheshejwe n'ibikorwa bye byo kwita ku bagore
bagizweho ingaruka n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo cyane abafashwe ku ngufu dore ko nawe n'uwo muri Kivu y'Amajyepfo Bukavu rero na Martin Fayulu baramuzi ko ari we kandida marero cyangwa se uwatsinzwe amatora ubushize we n'ubu ukiyita perezida wa Kongo kubera ko avuga ko Tshisekedi ubutegetsi babumuhaye babumupfumbatishije batakira ndumva abo ngabo niwe urebye bari ku rwego ruri mpuzamahanga ku buryo abantu babazi hanyuma rero nyuma y'ibyo Kongo birimo utuntu dushyashya dutandukanye ariko tutameze neza mu bijyanye no kunogera amatwi cyane cyane intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uyu munsi nabwo imirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru ahitwa Bambo ndetse na Kisheshe M23 ngira ngo yasohoye itangazo rivuga ko bamaganye ibyo bitero bya FRDC. Ni itangazo rifite ingingo ebyiri zonyine ngira ngo ni rimwe mu matangazo magufi. M23 bajya basohora udutangazo tugufi bitewe n'impamvu rimwe na rimwe y'ibyo bashaka nyine kuvuga. Inyeshyamba zigashinja leta ya Kongo ko barimo barasa ahantu ku baturage bakabarasa batabanje gushyiramo nk'inyurabwenge kugira ngo bamenye ngo uyu ni umwanzi aba ni abasivile ndetse bikaba byatumye ngo n'abaturage benshi bahunga aho hantu. Gusa ibyo niba bivugwa n'inyeshyamba buriya ku rundi ruhande leta nayo iba ifite ukundi kuntu yabisobanura wenda ibyo nibyo biri currently. Hanyuma hari abantu muri Kivu y'Amajyepfo naho hari abantu batwitse imodoka za ONG cyangwa umuryango utari uwa leta. Nta mutwe wabyigambye ariko abantu barakeka ko bashobora kuba ari wazarendo kuko muri iyi minsi wazarendo ni abantu ni urubyiruko rw'abasivile bahoze mu nyeshyamba biyemeje gufatanya n'igisirikare cya Kongo FRDC kugira ngo barwanye inyeshyamba za M23. Abo ngabo rero batwitse imodoka yari konvoi y'imodoka z'umuryango ntabwo mufite neza mu mutwe ariko ni umuryango ukora ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Rero biravuga ko ngo bashimuse abakozi 15 b'uwo muryango kugira ngo bazabarekure bahawe amafaranga. Ibyo urumva ni ibintu bitari byiza ku gihugu kuko biba bigaragaza ko ikintu cyo gukurikiza amategeko biri nyuma y'ukwezi. Wenda ikindi ni ibintu byo kwica abantu bavuga ikinyarwanda harimo nk'umusirikare wa FRDC witwa Gisore Patrick wari ufite ipeti rya capitaine. Abaturage bakamufata bimaze iminsi bakamufata bakamutwikira mu mapine. Ni ibintu bibabaje urebye ibikorwa bamukoreye. Gusa yenda leta ya Kongo umuvugizi wayo ndumva ari ejo cyangwa ejo bundi basohoye itangazo bavuga ko bababajwe na biriya byabaye kuri uriya muntu. Hanyuma ko bagiye gukora iperereza kandi hari abafashwe mu bakekwaho kumwica. Ariko urabizi hari itangazo rishobora gusohoka muri kadire yo gukarumatasiyo ariko biriya bikorwa byo guhohotera abavuga ikinyarwanda
ni kuri uriya no ku bandi benshi, ku buryo rero umuntu yavuga nyine ko bisaba ko inzego za leta cyane zishinzwe gushyira mu bikorwa amategeko zakurikirana biriya bikorwa, kuko abaturage nubwo bavuga ikinyarwanda ariko ni abanyekongo. Uretse uriya hari undi muntu wagaragaye mu mafoto nako mu mashusho bamutwika, we yitwa ngira ngo Jeremy, utari uriya musirikare, yitwa Jeremy Habimana, nawe ni umusirikare, wayo ni umuturage. Yego ndibwira ko maze kumubona nka kangahe ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni nyuma y'uriya abantu bamagana cyane ibi bintu rwose. Urumva anje ariko biranatangaje kuba mu bihugu, wenda muri Afurika nta bihugu byinshi nzi, ariko aho utangiye gukurikiranira itangazamakuru ibintu bibera muri Kongo birasa nkaho muri Afurika nta handi hantu bijya biba, gutwika umuntu kumugaragara gashya gakongoka. Biriya birahaba mu bihugu ubona ko bijenjetse mu bijyanye n'amategeko, nko muri South Africa urazi ikintu cyitwa xenophobia, kudakunda abanyamahanga. Azi ko hari igihe bajya batera, na BBC nyangwa bikozeho documentaire y'uburyo hari abantu baza guhohotera abanyamahanga bafite amaduka muri South Africa cyangwa Afurika y'Epfo. Byaranabaye nyine batwika amaduka, batwika n'abantu ngo ni abanyamahanga, aba muri Zimbabwe, abanyamarawi. Urebye ni South Africa na Congo Kinshasa bifitanye akantu ka similarity. Iyo urebye imyitwarire y'abaturage babyo, si bose, kuko buriya nibyo abanyekongo bakora bariya, hari abandi batabishyigikiye kandi b'abanyekongo. Yego. Ngira ngo the same na South Africa, ariko ikintu cyitwa brutalite mu mico yabo kirigaragaza, kuko urumva South Africa y'Abazuru hari uburyo ubona ikintu cyitwa fight, kurwana ari ibintu bibaha bari proud yabyo nyine, ukuntu noneho bikajyana n'abanyepolitike bashishikariza abaturage kwigumura ku bantu bita ngo ni abanyamahanga, ngo kubera ko wenda bateye imbere, ubwo ngo babatse imirimo, ibintu nk'ibyo nyine. Aho ni South Africa. Kongo rero naho abanyepolitike baho bashyize cyangwa bashyira mu baturage kumva ko u Rwanda ari cyo kibazo cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingero zirafatika, urumva nka Martin Fayulu we avuga yuko ari we wazanye ikintu cyo kwamagana u Rwanda ku mugaragaro, ku buryo yageze kubipfana, sinzi umunyepolitike babipfuye, amushinja ko yakoresheje, yamwibye password akoresha. Ati ibingibi n'igihe wabizanye n'igihe ubivuga, kubera ko niyo bavuze u Rwanda bihita bizamura tension y'abanyekongo. Ariko se nanone ku cy'u Rwanda mu bihugu 9 bikikije amateka, ntabwo ari ibihugu 9 kubera icy'u Rwanda first, mbere na mbere kubera icy'u Rwanda, kubera ko u Rwanda na Kongo bifitanye amateka y'igihe kirekire. Zaire ya Mobutu yaje gutabara Habyarimana, urumva abasirikare b'abazayirwa bajya no ku rugamba. Hanyuma ibibazo bya Kongo n'u Rwanda, amateka avuga yuko bimaze igihe, cyane cyane by'abantu bavuga ikinyarwanda b'abanyekongo. Mu gihe cya ba Murere abanyarwanda nabwo ngo barishwe,
ubwo ni mu myaka wenda ya za 70 ngahe, ya za 70 gutyo wenda no kuzamura. Iyo ntambara ya Murere, abanyarwanda abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri Kongo barishwe, sibyo? Hari dokima nasomye yuko amoko ya muri Kongo Kivu ya ruguru, abandandi n'abanande, sinzi ubwo nimba ari pronunciation zitandukanye hari, bari bafitanye ikibazo nabo mu bwoko bw'abanyarwanda mu bijyanye no gutegeka, kandi dokima yo muri za 60 gutyo. Ikibazo rero urumva kirahari. Hanyuma none se kuki muri icyo gihe Kongo itashoboraga kubigirana n'ibindi bihugu nka bya Central Africa, yahoze ari Ubangishari, yari intara nayo ya Kongo? Ahubwo kubabigirana, tuvuge ku byo mu Rwanda, ku by'u Rwanda na Kongo. 94 impunzi z'abanyarwanda zihunga icyo mu Rwanda, hari jenoside ihagaritswe, abanyarwanda benshi bari imbere mu gihugu bahungira muri Kongo, harimo n'abakoze jenoside, harimo n'abasirikare n'abayobozi, birumvikana abantu barabizi. Rero hari uburyo ibibazo byari mu Rwanda cyane cyane iby'amoko byahise byototera muri Kongo, kuko icyo gihe nibwo abanyekongo benshi bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze. Urazi ko hari inkambi z'Igicumbi n'izindi nkambi ziri mu ngira ngo za Kibuye na Kigeme, ni Kibuye ndumva ari Kibuye, ariko ndumva narigeze kujyayo. Zimaze igihe kinini cyane abantu batuye banibagiwe iby'iwabo. iriya y'Igicumbi yongera ngo barayimuye, barayimuye agiye mahanga. Rero urumva byahise bisa ni byivanze. Hanyuma Kongo icumbikira FDLR. Hari n'abandi numvise ngo baremye umutwe ngo nimba ngo witwa ngo Force pour la République et la Population et la Démocratie du Rwanda. Nabonye undi mutwe utari FDLR. Buryo nabyaneje numvise ari nka FDLR yahinduye izina, kuko numvise ari ibintu bijya gusa n'ibyo bavuga muri ntuza nabonye basohoye manifesto wenda yabo, declaration bakoze, ariko ntago bijyanye n'igihe. Mu by'ukuri ntago bijyanye n'igihe. Mu Rwanda kuvuga ngo urazana repubulika ize gusimbura indi repubulika se? Ikindi yo kuvuga ngo u Rwanda ngo rugendera ngo ku by'amategeko ya cyami, ideoloji urumva ntago igezweho. N'undi mutwe uko nabibonye, ngo witwa Force pour la République nyine et la Démocratie, ngo bakagenderaho ngo ku bintu ngo bya revolution ngo yo muri 59. Kandi ibyo bintu bya revolution urazi ko byatumye abanyarwanda bacikamo ibice, abantu hamara imyaka n'imyaniko ari impunzi. Icyo navuga ntabwo ibyo bijyanye n'aho isi igeze n'aho u Rwanda rugeze. Hanyuma ikindi urumva uwo mutwe nawo uvuga ngira ngo compare na FDLR, bavuze ko bari i Musanze, ariko si Musanze ngo mu Birunga. Mu Birunga se wavukiye Musanze, wavukiye muri Kongo? I Musanze niko ntuzo declaration yabivuga. No, ariko se rero i Musanze niho bari cyabari muri Kongo nyine, urumva. Ubwo rero abantu, ibyo byose ni ibintu bituma u Rwanda na Kongo bikomana
bikomana intugu. none ubwo ejo bundi habavutse M23 ariko mbere ya M23 azi ko havutse za RCD za CNDP haza M23 ya mbere iyi ni M23 ya kabiri. Ibyo rero byose bigenda bikubitana bigonganisha intugu hagati y'u Rwanda na Kongo. Nese uwo mutwe uravuga ko ushaka ikigatwanje kuko nago ngiye nawe oya nta kintu nawuvugaho kuko urumva no kubavuga mbavuze mbageranya na FDL ko numvise ari namenye ngo nibiki ntabwo nta kintu numvise kidasanzwe kuko urumva nimba abantu bavuga ngo leta y'u Rwanda iyoboye ngo mu buryo ngo mu mategeko ngo ameze nk'aya runari kandi ruka abantu kera bicaga abatutsi ngo ni abarunari. So iyo ni komparizo yoroshye ibyo abo bantu bavuga ntabwo ari ibintu mu by'ukuri byo kugira byo gufata nk'ibintu bigenda nabifashe nk'ibintu nyine biri aho ariko kuba ari umutwe uvuga ngo wavukiye mu birunga FDL yose yabaga he cyangwa itera ituruka he igitero cyabo cya nyuma si cyo mu Kinigi se mu birunga se nta bintu mbona bidahambaye nyine nta n'ikintu nanabizeza nk'umunyarwanda nkurikije politike mbona nkurikije uko abantu babana mu Rwanda kuva mu jenoside irangiye nyine kugera ubu n'aho abantu bari mu iterambere urumva ukibangagiye kuzana ibyo bya force azaze bahangane. Ibyo byo igisubizo rwose ndumva kirahari buriya bazakimuha ariko nagira ngo juste nerekane uburyo Kongo n'u Rwanda bihora bifitanye nyine icyo kibazo gituruka ku mateka ya kera y'abakoloni. Bariya abantu mu by'ukuri bafitanye isano n'u Rwanda n'ibyo ariko ni abakongomani bitewe n'amateka y'aho abakoloni bagennye imipaka kuko ugiye kureba hari ahantu barwanira amazina yaho ahita kwereka ko hari mu Rwanda. Ntabwo bisaba kandi n'abaturage buriya umuntu nimba umuntu atuye ahantu akaba avuga ikinyarwanda imico yaho ikaba isa n'iyo mu Rwanda amazina y'imisozi yose ikaba ariyo mu Rwanda. Na Afurika ntabwo ari ibintu bishya kubera ko biri mu Rwanda na Afurika hose niko ahenshi bimeze. Abaturage bari muri iki gihugu ushobora kubasanga hakurya y'amazi kubera ko abazungu mu byo bakoze baca imipaka bagendaga bareba amazi cyangwa ibiyaga kuko yari decrique ishobora kwereka decrique ubwo bivuze mu gifaransa abantu ntabwo bashobora kubyumva cyari nk'ikimenyetso yego gishobora kubereka aho batandukanye aho imbago zaho akoloniza ziherereye urumva rero ayo mateka yaba ari aya kera ari n'aya vuba atuma Kongo n'u Rwanda hari ibintu byinshi batumvikanaho cyane cyane wenda ko bigaterwa n'abanyepolitike kuko nk'ubushize Tshisekedi akijya ku butegetsi yasanze Kabila wari uriho urebye ibibazo bitari impunzi sesuri zari zihari ariko ntabwo ibijyanye no guhahirana byari ikibazo. Ndabeshya yego byari ikibazo ntabwo byari ikibazo icyo gihe. Hanyuma rero Tshisekedi agiyeho yagerageje gukoresha nyine uwo mwanya no kugira ngo aganye popularite kuko mva ivuga Kongo n'u Rwanda nyine nibyo nakubwiye ngo abanyekongo u Rwanda menya rumaze kuba super power ariko mu karere
kubera ko nyine uburyo iyo uvuze u Rwanda muri Kongo ari umunyepolitike ashatse kurukundisha abakongomani yarubakundisha, kuko icyo gihe Tshisekedi yaraje avugana na perezida Paul Kagame, basinyana amasezerano bya Rwanda, urabyibuka, ibintu birashyuha, biyemeza proje zitandukanye, bemera kurwanya za FDLR bafatanyije, urabyibuka ko ari cyo gihe muri icyo gihe ba Mudacumura bapfuye bishwe, wari ukuriye FDLR, sinzi nimba ariyo foka nimba ari n'abandi benshi cyane. Icyo gihe Uganda hari ikibazo cya FRN, uribuka ko aribwo abitwa Mudasuru bafashwe, ibintu nyine ubona ko ukavuga utaha ahantu hari akantu kagiye kubaho hagati y'u Rwanda na Kongo, kugenda byoroshye, amasoko yo ku mupaka arubakwa, hafi no kubaka umudugudu z'abaturage bombi, nyuma haza kuba ibyago, kuko inshuti burya ibonera mu byago no mu byiza, habaho kuruka kw'ibirunga Nyiragongo, abayobozi bombi bahurira ku mupaka ndetse bajya kureba ibyangiritse, biyemeza no gusana n'iki, ariko uburyo nyuma byahise byibirindura. Kandi icyo gihe hari umukongomani se ashobora guhohotera umunyarwanda kiriya gihe? Nta n'umukongomani, uretse ko n'ubwo nta mukongomani ugirira ikibazo mu Rwanda, ariko icyo gihe ibintu byari perfect, wabonaga ko biri mu nzira rwose. Sinzi icyari gisigaye ko hari ugushyira hari inzira ya gari ya moshi ishobora kuva Goma ikagera Kinshasa, ikagera Kigali, kuva Kigali, Rubavu, Goma, Kinshasa. N'ubundi ni imishinga, kuko abayobozi baragenda ibihugu bigasigara. Ibyo nyine ni umukoro w'abaturage baba abanyarwanda n'abanyekongo bazabaho mu gihe kiri imbere, kuko byanga byakunda agomba kubana mu mahoro. Rero impamvu ari Kongo n'u Rwanda, cyangwa se Kongo kukivuga u Rwanda mu bihugu 9, impamvu ni iyo ngiyo. Amateka yacu agaragaza ko hagiye habaho gushyamirana. Hanyuma ntabwo ari Kongo n'u Rwanda gusa. Kongo igeze kugirana ibibazo mu minsi ishize na Zambia, ku mupaka w'ibyo bihugu, ibyo urabizi. Kongo igeze kugirana ibibazo na Angola, cyane cyane ku gace ka Kabinda. Ibyo nabyo ni ibintu bizwi. Hanyuma mu baturage bo muri Kongo hari ikibazo cy'amoko y'abaturage babana nk'ahantu nka Kisangani. Mu minsi ishize hari abaturage bahunga bene wabo, bagiranye ikibazo ahitwa Kamuti. Kamuti ni indi ntara yo muri Kongo, nayo ifitanye ibibazo, bavuga ngo ni inyeshyamba zegereye Kinshasa. Yego mu minsi yashize, ahubwo se bigeze n'ubu birahari, hari ikibazo cy'abasesasiyo katangeze, abantu bo muri Katanga bashaka kwigenga, ariko bo ni kuva kera bakibona n'ubwigenge. Nyine urumva ntabwo ari question yo kuvuga ngo ni u Rwanda. Uriya ugiye kureba wasanga abo bantu bo muri Katanga hari abandi babashyigikiye kandi wenda baturanye na Kongo. Ikiba gihari ni iki, ni uko haba hari impamvu runaka, wenda y'akarengane cyangwa y'iki, cyangwa gestion itameze neza y'igihugu. Abantu ko bati no, aho kugira tukomeze kutumere gutya, twebwe twakwigenga none ibyacu tukabyimenyera. Ni icyo ngicyo Kongo igomba kugira nyine kureba uko ibijera, igomba kureba uko ibijera. Wenda Tshisekedi aramutse atorewe indi manda, ashobora kureba uko azabyitwaramo, twavugaga by'amatora, cyangwa se undi wamusimbura wakazana undi murongo wa politike, kuko buriya byose birashoboka. Abanyepolitike none ejo bundi mu nama yaberaga muri Saudi Arabia, Perezida Kagame yaramukanyije na Vitali Kamere,
ibyo byose babyirengagije kandi nabonaga perezida amubwira ashobora kuba yaramuhaye nk'ubutumwa amushyirira wenda nka Kisekedi ntawamenya ariko ku ifoto ubona ko hari ibintu yamubwiye kandi kamere yari amaze kurega u Rwanda ko asaba ibihugu bifite influence kuyikoresha ku Rwanda na Uganda ngo bihagarike agresiyo kuri Congo. So rero urumva uranavuza ngo u Rwanda ariko Congo iyo ivuga ikibazo cya M23 inashyiramo Uganda ariko nanone ugasanga Uganda irimo irakorana na Congo mu kurwanya ADF muri operation Shuja. Nyine ni uko nguko geopolitique wenda ariko nanone ku rundi ruhande Congo iri gukorana n'u Burundi mu kurwanya M23. Kandi Burundi ni inshuti z'u Rwanda. Ahubwo icyo ntago ari ikintu gishobora kuzana igitotsi mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Ni ikintu abantu buri wese arabitekereza. Nyine urumva mbere na mbere icyo twabwira abantu ku bijyanye no kuki u Burundi nimba burwanira muri Congo byagira igitotsi ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda kandi u Rwanda rutari muri Congo. Wize ibyo bita equation A4 cyangwa 3 ikintu gihari ni uko u Rwanda na M23 iyo giye uko mbibona sesengura mba mbona ko u Rwanda rwemera impamvu M23 irwanira muri Congo. Rurayumva kuko niyo barimo bavanga ibiganiro bya Rwanda u Rwanda ruratumirwa kandi rukanahabwa inshingano nk'ushize bararubwiye bati rero byangwa na perezida wa Angola uyu Joao Lourenço yarabivuze ko u Rwanda rwari rwahawe gufasha Angola kugirana contact n'abantu bo muri M23 no kubumvisha ko bagomba kuva mu bice bafashe. Kandi yavuze ko byakozwe kandi koko bishobora kuba byarakozwe kuko urabyibuka ko ku makamera M23 ari ahantu yagiye iha ingabo za East African Community ntibyabaye se? Yego. Ibyo byarabaye. Hanyuma ku cy'u Rwanda rwakumva ko M23 wenda rwanira ukuri ndimo ndajya muri ya equation kugira ngo abantu bagende bumva akantu kandi nuko M23 irwanya mubi irwanya ideology ya FDLR. FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Urumva ku Rwanda rero kubona umuntu urwanya FDLR u Rwanda rwamushyigikira kuko se rwo rwabuze uko ruvugana na Congo ngo ruyirwanye kubera yuko Congo watangiye uvuga ko bamudacumurana bande hari uburyo ibihugu byombi byakoranye mu kubarwanya. Ibihugu byombi byarakoranye hanyuma icyo gihe nta nubwo ari FDLR gusa hari harimo na FRN urayibuka bavuga ko ari ingabo za Kayumba Nyamwasa ubwo hajemo na MRCD ya Paul Rusesabagina ibintu byari bigeze ku rundi rwego kuko na Congo ngira ngo kugira ngo yemere yabonaga ko nta yindi shuwa ko iyo mitwe yose u Rwanda kandi rwari rufite amakuru nikomeza kuba hafi aho u Rwanda rushobora kuzajyayo noneho par force nk'uko byagenze muri 1996. Ariko nyine iyo operation ntago bayirangije kuko nkeka ko nk'u Rwanda rushobora guhumeka neza ari uko rwumva ko nta gasigisigi ka FDLR kakiri muri Congo. Ariko nanone u Rwanda rwa FDLR atari abantu ari ideology. Ikibazo suko ari abantu. Ikibazo gikomeye ni ideology. Ariko ideology ntiyabo hatari abantu. Abantu se bazashiraho.
ntabwo mvuga kubica ndavuga kubacyura bahindura no kubacyura kuko ni abanyarwanda keretse Kongo iramutse ivuze iti aba bantu tubahaye ubwenegihugu noneho ubwo n'ibyo barwanira donc birasheshwe FDLR noronga urumva tubahaye ubwenegihugu baratuye dore ngaha twebwe ubwo Kongo yabifashe responsabilité ko abo bantu izabigisha urumva kandi batakiri menace ku Rwanda nayo yaba ari deal yaba ari imwe muri solution ko mbibona nk'umuntu usengura ikibazo hanyuma rero urumva ko u Rwanda rufite rezo yo kumva ko M23 iri muri Kongo u Burundi bwagiranye amasezerano y'ubufatanye na Kongo Kinshasa ejo bundi yego abantu barabyibuka Neva na Kisekedi bahurira kandi ibyo baganiriye birimo inyungu nyinshi byigeze bijya hanze byagiye hanze Burundi bwemeranyijwe na Kongo gukorana mu bintu bijyanye n'amabanki umva ni secteur y'amafaranga bemeranyije gukorana mu bintu bijyanye na consultance gusangira ubumenyi bemeranyije ibintu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo harimo na n'imihanda ya gari ya moshi kuko u Burundi buzabishobora cyangwa Kongo izabishobora ninde uzafasha n'ubufatanye hari ibyo Burundi busabwa gukora n'ibyo Kongo isabwa gukora hanyuma banemerana coopération militaire ubufatanye mu bya gisirikare no gutabarana rero urumva u Burundi kuba bwajya muri Kongo biremewe yego kuko amasezerano ibihugu byombi byashyizeho umukono hanyuma ikindi u Burundi bukaba buri muri East African Community kandi Kongo yemeye ko ingabo zabwo zajya muri Kongo muri gahunda ya East Africa muri gahunda ya East Africa nabyo u Burundi bwarabikoze ubwo urumva u Burundi bufite ingabo muri Kongo mu buryo bubiri hari iziri muri East African Region Force hakaba n'ingabo z'u Burundi zagiye nka special mu buryo bilateral relations between Congo bwa gisirikare by'ibihugu bibiri so rero kwibaza ngo kuba Burundi bwaragiye kurwanya M23 ku rundi ruhande bunashyigikiye ko habaho ibiganiro bunashyigikiye framework ya East Africa ibyo uwo ni umupira Perezida Neva n'abamufasha bagomba kujuwanaho ibyo byo kuvanga se amahoro muri Kongo azaboneka binyuze mu biganiro ku ruhande rumwe barabyemera binyuze muri East Africa ibyo byagomba ruhande ntibabyemera binyuze muri ubwo bufatanye hagati yabo na Kongo ibyo byagomba kubikina ku ruhande rwe ariko turebe kuri iki cyo kuvuga ngo ingabo ze zije kurwanya M23 ntibyashimisha u Rwanda kubera ko nk'igihugu cy'u Rwanda ntago cyakwishimira kumva amasasu avugira ku rubibi rwacyo nticyanakwishimira kumva ko u Burundi nibufatanya na Kongo harimo na FDLR nkuko bajya babivuga FDLR babivuga nk'umusesenguzi u Rwanda bizarutera ikibazo niyo mpamvu rutakwishimira ko umwanzi warwo yagira imbaraga yagira support ubwo wafashe umwanzi warwo nawe yahite ahindukira akaba umwanzi warwo ariko kubera ko ibihugu bifite ubushake bwo kubana u Burundi bwohereje intumwa i Kigali mu minsi ishize ntekereza ko mu byo bavuze n'icyo bakivuzeho Perezida Kagame na Neva ariko yari intumwa ya Perezida Neva kandi iyo ntumwa yaje Madamu First Lady w'u Rwanda Jeannette Kagame avuye i Burundi ariko yari yitabiriye inama yewe ntacyo byonyine kuba bamutumira akajyayo nuko hari icyo bivuze kuko yanagiyeyo Madamu Ndayishimiye avuye i Kigali nawe avuye i Kigali urumva ifuni bagara ubushuti ni akarenge sibyo
harya perezida w'u Rwanda Riyadi ntiyahuye na Neva n'ubundi nibyo ngiye kugeraho rero ya ntumwa yaje i Kigali ishobora kuba ari igiye kubwira perezida Kagame ariko perezida wacu nawe azajya muri Arabia Saudi Arabia kandi wenda ntabwo twafunguye ibaruwa yamuzaniye ko ibaruwa twarayibonye ariko urabona harimo nyine mu byo bavuganye rero perezidansi y'u Burundi ejo cyangwa ejo bundi kuko inama yabereye muri Saudi Arabia yabaye ku wa gatanu igira gutya isohora ifoto ya perezida Paul Kagame na perezida Ndayishimiye n'abandi abakuru b'ibihugu babiri wa Mozambique n'uwa Zambia bari kumwe barimo biganirira ariko kabuti ni nawe yagaragaye ari kumwe na kamera muri iriya nama kabuti Mozambique ni inshuti z'u Rwanda c'est sûr Zambia ni inshuti z'u Rwanda nabyo ni sûr rero Neva so turashobora kwambwira atari ko wari urimo uza none bigenze gute cyangwa nayo yararebye n'abajyanama ko atari ko ibi bintu bishobora gusubiza inyuma uko umubano wari umeze reka ikibazo tukiganira hakiri kare so rero nta bindi byinshi navuga iriya foto ivuze ibintu byinshi cyane impamvu Burundi bwahisemo kuyisohora ntekereza ko abakuru b'ibihugu atari hariya gusa baganira bashobora kuba barafashe umwanya cyane ko nta musemuzi ucamo ni Ikinyarwanda n'Ikirundi ikindi nta nubwo ari uko Village Urugwiro nayo itafashe iriya foto Village Urugwiro iriya foto bashobora kuba bayifite ariko bakabona nta interest yo kuyishyiraho no kuba yarasohowe Uburundi bwo bufite interest kuko bugomba kwerekana ko muri diplomasi nta kibazo hari ibiganiro abakuru b'ibihugu bahuye kandi bahuye muri kirimo ubona ko ari ya mikare baganiriye basetse nta kibazo ikindi bari bombi ni abasirikare nubwo perezida wacu yavuye mu gisirikare ngira ngo Neva we baracyavuga General Neva aracyambara n'imyenda ya gisirikare kagira ndetse ko once general always a general urumva so rero ntekereza nyine ko babiganiriyeho bakabona ibishobora gupfa bakabigarurira hafi nicyo ntekereza nk'umusesenguzi hari ahantu navuze nti si impamya ko aba bakuru b'ibihugu byombi bagiye guhurira muri Saudi Arabia mu nama gusa inama ikarangira gutyo batagize akanya ko guhura ngo baganire ku bibazo bibegereye kuko yaba ari Uburundi buhanura ibi na Kongo yaba ari n'u Rwanda bihanura ibi na Kongo nuko kimwe gusa kiri mu majyaruguru ikindi kikaba mu majyepfo rero ntekereza ko byanga byakunda baganiriye kuri iriya ishu ko uribuka ko abasirikare b'Uburundi bari bafatiwe muri Kongo bafashwe na M23 bari batubwiye ko ari buze kubatwereka ndetse hari uwambwiye ati ariko hari no nyine M23 yerekanye ariko nyine bavuga ko bafasha abarenga ijana cyangwa bari hafi mu ijana ariko berekanye umwe kandi bamwerekanye ko u Rwanda rwatumye bataberekana oya genda avuga nyine ko M23 ishobora kuba yahisemo kwerekana umwe ariko kubera impamvu nyine z'uko nimba u Rwanda rushobora gutanga contact ya M23 muri Angola rwanayitanga ku Burundi akavuga ati nyamuneka ntimudusebye mudohore imiyaga niko mbitekereza ubwo ibyo ntabwo byabishimangira kimwe cy'uko u Rwanda rufasha M23 nibwo rushobora kuyibwira n'u Burundi bugaca ku Rwanda rubwira ati tubwirire M23 ntigire itya gufasha ntago ari gufasha se mu buhe buryo kuba byonyine umuntu yemera koze yawe nta bufasha bura mu buryo bwa politike burenze ubwo ngubwo
kwemera icyo umuntu arwanira no kumva impamvu. Kandi ejo bundi perezida Nyabara amaje kuri Jeune Afrique Jeune Afrique ariko ahari ko nicyo kiganiro geruka gukora uretse se M23 bizagenda gute bazongera bahungire mu Rwanda abati ikibazo ntagaruka M23 yahungira mu Rwanda ikibazo nuko ibibazo biri muri Kongo byakemuka byabonerwa igisubizo kuko twebwe ntabwo turi ahantu ho gushyira abantu bose bakorerwa persecution cyangwa se bahohoterwa ngira ngo niyo kote nimba nta mu miskotinze cyangwa ntavuze nabi uko yabivuze ariko bivuze muri iyo nzira rero no kuvuga ngo Kongo yo uko u Rwanda rumeze hari impunzi z'abanyekongo nyine bari mu Rwanda hari ubihakana si zo ntiwagenda ukazerekana hari igihugu cyakwishimira kwakira impunzi forever ntacyo hanyuma se FDLR ntikorera muri Kongo ibyo hari ubishidikanya Kongo ivugaho ikavuga iti aba bantu bari bahari ariko ubu ntibagihari bari menace ubu ntibakiri menace ariko barahari urumva ko u Rwanda ntabwo ibyo byose ni argument u Rwanda rufite kandi uwo ari we wese yakumva ni nayo mpamvu Kongo muri iriya nama y'Iriyade kamera yaravuze ngo ibihugu bya Afurika bishyire pressure cyangwa se bikoresha influence bifite ku Rwanda na Uganda kugira ngo bihagarike gutera Kongo ariko hari undi wavuze ati ahubwo ikibazo ntabwo kiri kuri ibyo bihugu ikibazo kiri kuri Kongo kuko ibyo bemeye bari bukore bucya byahindutse no position ya Kinshasa ariko iri clair Kinshasa ivuga ko itazigera iganira na M23 ikavuga ko igiye no ku meza yaganira n'u Rwanda hoye ibyo none ejo bundi byarahindutse ejo bundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Rutundura yari yavuze ko M23 igihe yakwemera kantonoma na prekantonoma bahita bajya noneho mu nzira y'ibiganiro noneho rero abandi bakavuga bati ubwo se ari kantonoma na prekantonoma n'ibiganiro niki gikwiye kubanza prekantonoma cyangwa kantonoma yajyamo idafite umurongo uri bukurikizwe hagomba kubanza no kuganirwa ku buryo ibyo biri bukorwe kandi uzi ko mu biganiro byose biba hagati y'abanyekongo M23 itigeze itumirwa rero Kongo nyine njye nkurikije uko nanariza situation Kongo ntekereza ko ku kibazo cya M23 ibona ishobora kuba ifite ubushobozi mu buryo bwa gisirikare ivuga iti reka wenda tuve nko mu matora ubundi tuzaze dukemura ikibazo cya M23 nikitunanira kama mbamba tuzajya mu biganiro mu biganiro nyine nibashyiraho imbunda bikanga bazajya mu biganiro ariko mbona kuvanga ibiganiro by'ubu ntabwo byakunda kuko ari East African Community yashyizeho Uhuru Kenyatta nk'umuhuza ari iyi nama nkuru ICGLR y'akarere k'ibiyaga bigari yashyizeho Joao Lorenzo wa Angola ndetse na African Union yemeje Joao Lorenzo nk'umuhuza muri ibibazo bya Kongo n'u Rwanda sibyo iyo turimo tureba Amerika tukareba ubumwe bw'Uburayi
tukareba ibihugu nk'Ubufaransa, tukareba n'ibindi bihugu bikomeye ku isi. Iyo bigeze ku gusohora amatangazo ku kibazo cya Kongo, bavuga yuko de preference ari inzira ya hehe y'ibiganiro ya Rwanda na Nairobi. Ejo bundi Guterres, umunyamabanga mukuru wa UN, ahamagara Kigali, yasabye ko habaho kumvikana kw'ibihugu binyuze mu biganiro. Ari Amerika yasabye u Rwanda na Kongo gukura ingabo zabyo ku mupaka wa buri gihugu, hanyuma bakayoboka inzira y'ibiganiro. Ikibazo cya Kongo niwo murongo cyahawe, sibyo? Hanyuma rero waca ku ruhande, wacengacenga, wagira gute, byanga byakunda igisubizo kiri aho ngaho. Kuko n'ubundi iki kibazo ugiye kureba twabivuze, twagisase mu buryo buhagije. Ibibazo bihari nyine ni ibibazo bya politiki. Ubona nk'abantu n'ubuyobozi, ubona nk'abantu batwika umuntu, ni umusivile, afite ibyangombwa by'icyo gihugu, aratora, ahafite umuryango, yarahavukiye, yarahakuriye, si impunzi, kandi nayo yaba impunzi. Ariko kumufata ukamutwika muri public, ubwo se urumva koko abo bantu babaho ngaho gutyo gusa? Ntekereza ko bigoye. Kongo nyine birasaba ibiganiro, noneho hakabaho n'ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bufite imbaraga, bufata ibyemezo, bikanakurikira nyine itegeko, bigakurikiza itegeko. Kuko abantu kwica umuntu ukamurya, seridikire igihugu kuri imanite. Ahubwo nyine harabanga ese ya UN yo iba hehe? Ibaho yari iri mu gihe cyangwa mu Rwanda ya ICC ikurikirana bicisha abantu imbunda, abatwika abandi, kandi habamo ko twiga kera ibintu bya education civique, torture ni ikintu kibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Noneho kwica umuntu ukamwica nabi, kumutwika ukamubabaza kugera apfuye, icyo kintu ni ikintu kirenze ukwemera k'umuntu. Rero ntekereza ko yaba ari ntawasohoye itangazo, hari itangazo na rimwe n'iyo MONUSCO iri hariya ntabwo irasohora itangazo yivuga yuko ikorana n'ingabo za leta ya Kongo, rwemeje gukorana n'abicanyi, niko nabyita. Nubwo nyine ari ivuga ko izarwana ku mujyi wa Sake na Goma. Nabyo nyine birimo kuba MONUSCO ifitemo inyungu y'uko abaturage bari barayanze, igashaka kongera kugarura popularite. Buriya UN izabaha indi manda uko mbitekereza, ariko bakwiye kureba ibintu bibi bikorwa bakabyamagana, yaba ari ku mpande zose. Yaba ari M23 iramutse irashikarasa abaturage, bakwiye kubyamagana. Nko ku rundi ruhande nabwo yaba ari FRDC cyangwa Bazarendo cyangwa abandi bantu n'abaturage, bikwiye kwamaganwa nyine nk'icyaha cyakorewe ikiremwa muntu. Niko ibyo muri Kongo mbibona. Anje, iyo urebye ubona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta zindi mbaraga zibyiganisha ibi bihugu, zibyiganisha u Rwanda na Uganda, bigatuma byumva ijwi rya M23 bikabyiganisha Kongo n'u Burundi kutumva icyo M23 irwanira ku buryo biyemeza no kuyirwanya. Ibihugu byahaba kubera wenda inyungu zihari, ariko ntago ari cyo mbona cyane.
ikibazo nkibona mu bushake bwa politike, bwa politike yande abategetsi cyane cyane Tshisekedi kuko yishyizeho, cyangwa kuko abantu batazi ko bamwe batavuga ko Martin Fayulu ari we ubushake bwa urumva iyo umuntu yashyirwaho cyangwa we yakwishyiraho cyangwa yatorwa, iyo uri perezida uba ufite gusinya, uba ufite kwemeza, kuko nta muyobozi Tshisekedi arashyiraho ngo twumve ko ari umuntu wamukuyeho. ubwirwa n'iki ko abashyiraho atagendera ku mategeko ye bamushyizeho, niba koko baramushyizeho? Oya, ntabwo najya gukora assumption, ahubwo gendeba mu bo abayobozi yashyizeho, sibyo? Bose bavuga ko bashyizweho na Felix Tshisekedi wa Chirombo, perezida wa repubulika. urumva ntawe uravuga ngo nashyizweho na Tshisekedi ariko ndimo ndakorera kanaka, kandi kugeza ubu nyine afite iyo legitimacy nk'umuntu uyoboye igihugu. Rero mbibonamo ubushake bwe, wenda mu rwego rw'inyungu hari ibyo abantu bashobora gupfa, kuko n'abavandimwe ari abavandimwe bavukanye bonse ibere rimwe barashwana. Nkaswe rero umwe ni umuntu ku giti cye, undi ni umuntu ku giti cye, uyoboye igihugu cye n'undi uyoboye igihugu cye, gutyo buri wese areba inyungu ze, ariko bashobora kugira ibyo batumvikanaho nyine. Ariko ibibazo byawe biri mu gihugu cyawe, wigeze wumva hari dekarasiyo yakozwe na Congo ivuga iti impunzi ziri mu Rwanda twihaye igihe kingana gutya ko ziba zatahutse? Wigeze ubyumva? Bigeze kujya mu minsi ishize, hari ibiganiro bigeze kujyamo i Geneve ngira ngo na leta y'u Rwanda byo kuganira ku kibazo nyine cy'impunzi. Ariko urumva ikibazo cy'impunzi sofa wakita ko ari ikibazo gitoya par raporo y'ibindi bibazo twavuze by'umutekano bihari. Kuko turebe nk'u Burundi, mu bintu bahereyeho umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzuka n'iki, harimo gucyura impunzi z'imahanga, kubashishikariza kandi bagataha ku bushake. Abayobozi b'u Burundi bakaza bakajya hariya imahama bakaganira nabo. No mu Rwanda higeze kubaho iyo porogaramu yo gucyura ku butegetsi bwa Kabila. Hari abanyarwanda benshi bajyaga batahuka gutorongera cyangwa kuzimirira mu mashyamba ya Congo. Ibyo urabizi ko hari za transit nigeze gukorana na za Midimare mu gihe cyashize, tujya mu gusura impunzi nyine, kuri abatahutse baje, kareba uburyo baza basa, iterambere ryarabasize, urumva. Anyway, rero mbona ikibazo gikomeye ni ubushake bwahabwa abanyepolitike bo muri Congo. Baramutse bavuze bati nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'ukwezi ikibazo cya M23 turashaka ko kirangira, cyarara kirangiye, kubera ko politike y'Abanyafurika yigenga. Oya, ntabwo ari question yo kwigenga, kubera ko perezida we nk'umuntu uba ufite viziyo y'igihugu cye ashobora kuvuga ati ikibazo ni M23, ninde ukuriye M23? Ni Makenga. Yaca muri aba bakuru b'ibihugu bagiye bashyirwaho, bakavuga ati ngenda ashaka kurangiza iki kibazo. Turakirangiza gute? Turakirangiza ku ntebe y'ibiganiro. Ariko urumva nimba M23 ivuga ngo ikibazo turifuza ko kirangira mu biganiro, Kongo ikavuga iti nta biganiro bihari, ni nko guhuza iki? Ufashe negatifu abantu barayizi, rukuruzi, ugafata borune zombi zifite ibirango bimwe,
ukazihuza kimwe gihita sunika kubita ikindi hariya hirya urumva. Rero njye mbona ibibazo biri muri Congo cyane cyane bya M23 kuko nanone hari icyo mbona abantu bibeshya. M23 ni akabazo kamwe gatoya mu bindi bibazo byinshi cyane Congo ifite. None se M23 ni wenda tuvuge ko bemeye kujya gushyira intwaro hasi. Iby'abantu zose iby'abahema n'abarendo bizagenda gute? Hanyuma se byandi twavugaga byo muri Katanga bimwe se byo muri kwa Muto ibingibi se twavuga by'abantu bashimuta abandi kujya babaka amafaranga. Ibyo ntabwo ari M23 ni muri zone zitandukanye naho M23 ikorera. Ubu se abapolisi ko barimo bigaragambye ko bamaze igihe kinini badahembwa. Ni kasetete ibyo wenda Congo ntekereza ko ifata M23 nk'umutwe uri danger cyangwa uteye ubwoba witerabwoba nk'uko babita kubera ko M23 yagaragaje ko ishobora gufata ahantu ikahayobora n'abantu bakayiyoboka kuko ubu imaze igihe ifite bunagana. Tubona bakoresha inama abantu ibikorwa bigakomeza urumva ariko ahandi izo za ADF ziba ziri wumva iteka ari ibibazo by'abantu bishwe kandi bishwe nabi kandi bishwe batarobanuye mu buryo bwa kinyamaswa kandi rero Congo ntekereza ko ibibona nyine M23 nka menace kubera ko M23 yagaragaje kapasite yo kuba yayobora no guhangana n'igisirikare cya leta n'iki. Ariko nka ADF so ari bwumve ate ishobora gutera position nk'igitero cy'igico cyangwa cy'iki ariko ntabwo ari abantu bavuga ngo barahangaha bafite ubuyobozi bumeze gutya hano ntabwo ariko structure yabo imeze. So Ange ukabona hari ibintu umugabo witwa Colonel Katabazi wo muri Uganda yavuze. Haravuga ati ibi bintu bizarangira leta imwe cyangwa ebyiri zo muri aka karere zihirime. Ari amagambo ye aracyafite agaciro ukurikije uko ibintu bimeze. Leta yanditse ya Congo se ntago yavuze urabyizi urabikurikiye. Leta na Colonel Katabazi mu butasi bwa Uganda abasirikare hari igihe bavuga amagambo akomeye kugira ngo wenda bumvikanishe ibyo bashaka gukora ariko ukurikije kuvuga ngo leta imwiza dayeri leta ngira ngo leta se ahubwo igivaho leta ihora ahubwo guverinoma tuvuge nk'ubutegetsi bw'abantu bw'uyu n'uyu guverinoma ye nyine leta ya Habyarimana yavuyeho. Leta ya Habyarimana yavuyeho kuko ivuze guverinoma uvuze minisitiri w'intebe n'abandi bagenzi be ariko iyo uvuze leta ni perezida uvuze perezida wenda n'umuvugizi wa leta n'igihugu igihugu cyo ntabwo kivaho. ntekereza ko kuvuga ngo leta nyine izavaho byashoboka kubera ko nka Congo ubu hari amatora mu Rwanda naho hari amatora no muri Uganda 26 ya 26 Uganda haracyari iminsi mu Burundi amatora n'umenya atari vuba ahangaha ariko nkurikije kuko impamvu nari mbaje icyo kibazo nuko leta imwe cyangwa ebyiri ziri hagati y'iya Congo kubera ayo matora ariho ari vuba Kinshasa mu Rwanda kuko naho azahita hakurikira amatora mu Burundi no muri Uganda
wareba coalition ukabona ni Congo n'u Burundi batumva M23 cyangwa se bashyiriye hamwe kurwanya M23 u Rwanda na Uganda bashyiriye hamwe kumva filozofi na ideology y'icyo M23 iharanira Lieutenant Colonel Katabazi wo mu butasi bwa Uganda akaza avuga ati imwe cyangwa ebyiri Bagasigara avuga uti ibaye ari imwe yabiyi kubera izibaye ari ebyiri zabizi kubera kubisesengura biragoye ariko Congo byashoboka ko Tshisekedi yava ku butegetsi kubera ko abahanganye nawe barakomeye mu buryo bwo kumenyekana. Ikindi Tshisekedi nawe agiye ku butegetsi yari ari muri opozisiyo. Kuba opoza rero yafata ubutegetsi muri Congo ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Ntibyaba ari bishya donc. Hanyuma Uganda na Museveni likely giye mbona ko umuhungu wa Museveni azamusimbura. Likely. Kuko simbona Museveni ugiye kugira imyaka 90 azongera kwiyamamaza. Kubona ko ni intege nke agenda agaragaza intege nke. Mbona ko umuhungu we byanga byakunda ari mu bazamusimura cyazamusimbura. Mu Rwanda rero sofa aho nkurikije analyse yanjye na observation igihe Perezida Kagame azavuga ngo ndiyamamaje nta muntu uzamutsinda yavahe ntawe ku mpamvu ziri obvious zigaragara nza muri iki kiganiro ndi kubona n'umuntu agenda ambwira ngo ahangangurira ukuntu handitse ngo arareba ukuntu handitse ngo arareba ukuntu hahindutse urumva ikintu cyitwa leadership ye abanyarwanda benshi ngenda nkora sondage uko ngenda nkagenda nganira n'abantu mbabaza abenshi bo twaganiriye baracyafite icyizere kirenze hari n'ijana Perezida Kagame ko yabayobora. Simbona rero ko keretse ari we uvuze ngo jewe ndananiwe wenda cyangwa se ku mpamvu zindi ze ntabwo yiyamamaje. Icyo gihe u Rwanda wenda rwabona undi muntu wamusimbura akaba yafata undi murongo wenda ku bya M23 ariko uzamusimbura nawe simbona ko atazabona ko kuba mu Rwanda ari impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahamaze imyaka 30 atari ikibazo. Uko niyo analyse nkirana nabyo mu mutwe wanjye nyine nkabibona gutyo. Muri Burundi naho ukurikije ibyo Neva yakoze akijya ku butegetsi urumva Burundi ni igihugu kivuye mu ntambara wenda Nkurunziza no wari ufite ijambo mu gihe cyashize ariko abaturage baza kumwereka yuko batamushyigikiye muri manda ya gatatu wenda arwana nabyo afashijwe na Uganda na Tanzania asubira ku butegetsi ariko arapfa. Neva rero yagomba guhangana n'imyumvire cyane cyane systeme yasizwe na Nkurunziza kandi arwana nabyo afunga bamwe mu bajenerali bari barigize indakoreka ahindura abantu nyine ku buryo ubona ko ari umuntu ushaka ko abarundi bakora. Burundi bwongeye kugaruka kuri sene mpuzamahanga bukorana n'ubumwe bw'Uburayi inkunga zari zarahagaze. Burundi bwabonye support nyirango y'inkunga ya miliyoni 500 z'amayero mu Misiri cyangwa z'amadolari ku gihugu nk'i Burundi ni achievement ikomeye cyane. Urumva
so agerageza kuba ejo bundi ari muri ubu niwe chair wa East African Community azasimburwa muri uku kandi nako yakoze yagiye akora ibikorwa bitandukanye sibyo so wavuga ko yakoze icyo ari chair ari chair nibwo iki kibazo cya M23 na Congo cyaje agikemura ashyira ingabo mu buryo bubiri muri Congo kandi ari nawe chair ibi bijeje bundi ariko bizabarwa muri manda yari chair ibi bijeje bundi reka tubanze turebe ibyabanje nibura yabashije guhuza abakuru b'ibihugu yaba ari ugurira Bujumbura yaba ari ugurira muri Addis Ababa cyangwa hehe Nairobi Rwanda urumva hari byanga byakunda hari guhuza abakuru b'ibihugu kandi bumva ari mu nshingano zabo guhura yagombaga urumva mu by'iterambere yagomba gwenda kugira imishinga runaka ageraho ariko imishinga mu gihe cye uyu mwaka we ni umwaka ugoye kuko wamizwe n'iyi ntambara nibwo ikibazo cy'intambara ubona ko cyatumye inama zajyaga ziba zimwe zitaba izindi zikaba bose batitabiriye urumva guhuza abantu rero hanyuma ukavuga ko wazamuvuga ati yagize iki rega ni n'umwaka umwe burya nta kibazo ariko umuyobozi ntabwo umurebera ku gihe amaze ku butegetsi umurebera kuri karibure y'icyo yagezeho ku butegetsi bwe igihe kirakonta ubuse Sankara yategetse Burkina Faso imyaka ingahe yayigejeje ku kisi Okay, reka twe kujya ko ntacyo yayigejejeho wenda dushobora kutabyumva kimwe ku gihe cye nibwo Burkina Faso yagize production agricole nyinshi mu mateka yayo ariko kuko wenda dushobora kutabyumvikanaho reka tujye ariko reka turebe Burkina Faso nacyo gihugu cyabayemo kudeta nyinshi Burkina Faso wenda ya Sankara yateyobora ntago ndimo nibuka neza wenda imyaka yayiyoboye ni imyaka 4 yonyine imyaka 4 urebe burya nyine ni manda yuzuye kuko imyaka 4 wenda ushobora kumara muri office umwaka witegura nareba uko abantu bameze n'iki ukagira ariko wenda nka Sankara yaza kubura wenda nk'imyaka 10 n'ingahe hari ibikorwa remezo runaka hari vision runaka ariko yarahaye kuko nubaje ubone mvi Burundi naganire n'abarundi barambwira bati bino uri kubona n'ibyo kubwabagaza wibaze hagati ya Neva barabeshya simbizi ariko nyine ni nkuwaza mu Rwanda akakubwira ngo iyi convention yo kubwa President Kagame noneho ngewe mu Burkina Faso nkabwa ni hanje arabeshya nge nabifashe gutyo barabeshya yego abarundi wenda badukurikira no kuzatubwira uzabaza abarundi bari netre barabizi ko nkuru nziza hari ibintu yakoreye Burundi none se ubu igihugu cyabayemo intambara kuva muri 90 muri 90 ngira ngo na rimwe cyangwa muri iyo myaka za 90 wenda na mbere yaho hanyuma kugera mu 2020 icyo gihugu cyari gisigayemo ibintu bingana iki ariko ariyo nkuru nziza se president yategetse Burundi imyaka myinshi nkuru nziza oya hari Buyoya ariko we Buyoya yagendaga agaruka yego ndavuga consecutivement imyaka ikurikiranye nkuru nziza niwe president yategetse Burundi imyaka myinshi ariko ugiye kureba ibintu yakoze amahirwe ngira nuko abakurikira Primo abarundi barimo nabo bazadufasha ubundi ugiye kugira ntabwo ubogamira kuri ntuze ibyo uvuga ngo nyine umuyobozi ashobora gukora ibintu muri epoke ye ariko mu Burundi buri moderne byonyine no kumva rega achievement ishobora kuba mu bikorwa remezo ariko nibura ubumwe kuko nta kintu urya cyagerwaho hatariho icyo kintu cyane mu gihugu cyanyuzemo ibihe nk'ibyo byo kuba abantu baracanyemo ibice kumva umuntu yajya mu Burundi akumva ko ari proud yo kuba Umurundi
icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni nacyo kibazo nyine kiri muri Kongo ubu, kumva abaturage bose cohesion nationale, kumva abantu bose bari hamwe. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye. Ubu ngubu mu Rwanda tuvuga ngo twageze, abantu bageze ku iterambere. Abadukurikiye babyumve neza, ntabwo bivuze ko abanyarwanda hatarimo abafite ibibazo kandi wenda barenze, kuko iyo barenze umwe babaye benshi, sibyo? Ariko muri rusange hari ibintu byinshi cyane ubona byaherwaho umuntu kuvuga ngo hari base yuko abantu batera imbere, harimo n'iyo mindset. Ni nabyo Jean Perezida Kagame yavugaga bataha kiriya kigo cya Nosken, avuga ati imyumvire kuba yarahindutse ubwabyo ni kimwe mu bintu. Kuko urumva ko n'ijabo twahuriye hano kubera ko ari business, hari interest wambonyemo, yego, ndaza ntago wabanje kumbaza ngo ese uriya muntu entre guillemets ni kanaka muri byo bindi by'amoko. Urumva icyo ngicyo mbere nicyo cyazaga mu mitwe y'abantu, na mbere yuko business z'imbere, mbere yuko icyo isana abantu bari buhura bafitiye inyungu ari byo biza mbere, sibyo? Rero iyo abantu bamaze guhindura iyo mindset, kandi mu Burundi ndeba nabona ari proud yuko ari abarundi, ndetse ubu barimo bavuga ngo banareba uburyo bakura iby'amoko mu marangamuntu. Urumva ni kimwe mu byo Neva avuga, abona ko cyafasha. Harya twageze kuri Neva, tugeze wari urimo uvuga ngo muri East Africa mu gihe yamaze ayiyobora, ngira ngo nyine urumva umwaka umwe n'abandi bagiye bayo, izi manda ni rotationnel, ntabwo Neva azajya kubona ngo nimba ibihugu bigomba kudasoresha wenda ibicuruzwa. Ibyo ni ibintu baba barumvikanye byanditse, ariko ntabwo azajya muri Tanzania babwire ngo ko ibi mutabikoze. Urumva ntazajya harango muri Kenya babwire ngo ibi ngibi ko mutabikoze. Izi ni manda rotationnel zo kuyobora umuryango kugira ngo ibyo biyemeje muri long term vision bizagerweho. Rero ntabwo bavuga ngo mu mwaka umwe ngo yakoze iki ngo nazane bira y'icyo yakoze. Ejo hari wari wamuhaye inkoni ninde? Ni Kenyatta cyangwa ni ninde wamuhaye inkoni? I think ari Kenya. Ni Kenyatta, yego. Avuye kuri presidency ya Kenya. So rero ntekereza yuko ntabwo ari ibintu umwaka umwe, ntabwo ari ibintu wagira wavuga ngo umuntu ngo ageze ku bintu bihambaye, kandi ari kuyobora East African Community. Mbere na mbere ko yabasha guhuza gukonvinsinga abayobozi bagahora mu nama imwe biga kuri iki kibazo, iba ari achievement ku rwego rw'umuryango. Ngiye numvaga ku rwego rw'umuryango ari inshingano ko buri munyamuryango agomba kwitabira keretse ugize impamvu. Hari igihe kubera ibibazo biba bihari batazi, kubera ibibazo umwe akaderega undi akaderega, hakabura nyine coordination. Ariko byari mu nshingano. Ubundi wagomba kwitabira. Ntabwo rero byakabaye ibintu biri mu nshingano zanjye, ntabwo byakabaye achievement yawe. None ko nta tegeko nta nkunashyira kuri kanaka utaje mu nama. Nyine biri mu nshingano, ariko wari ushobora kuyobora umuryango ukarangira za nama ziba zitabaye, kandi nawe byari mu nshingano ze. Yasimbuye Kenya atangira mu kwa 7 kwa 2022. Ikintu gihari ni uko ku rwego ruri regional muri East Africa, uko mbibona harimo nyine ikibazo giterwa wenda n'amateka cyane n'inyungu abantu batabasha guhuriza hamwe nyine ngo babyumveho kimwe, wenda bikanadindiza imwe mu mishinga ibikomeye ibihugu byiyemeje bari mu nama ya East African
assembly donc ibi bya EAR East Africa Legislative Assembly by'abadepite bahagarariye umuryango. Abadepite babiri ba Kongo barahaguruka bati igihe u Rwanda ruzaba rudahagaritse ubushotoranyi bati turasaba Kongo ngo ive muri uyu muryango. Urumva rero nimba ibihugu bimeze gutyo nyine kubihuza by'ubwabyo kugira ngo bihurire hamwe. Nabonye Fatuma Ndangiza yarabarangije. Madame Fatuma Ndangiza arahaguruka avuga ati ibintu murimo nta proof mufite ndetse nta nubwo ari ahangaha byagakwiye kuvugirwa. Ariko urumva umuryango nyine kugira ngo ubashe gutera imbere nuko abantu bagira icyerekezo kimwe bakagira ibyo bumvikanaho noneho bakanafatanya n'ibyemezo buri wese ntibibe kubifata gusa ahubwo bikaba no kwiyemeza kubishyira mu bikorwa. Ariho hantu navuga ngo ikintu cyitwa political will cyangwa se ubushake bwa politike ni ingenzi burya mu myanzuro yose abantu cyane cyane ibihugu biyemeje kugera. Reka tugane ku musozo. Urabona iki kibazo cya Kongo kirangira vuba cyangwa kirarangira by'igihe gito nk'uko 2013 cyarangiye kigasa nk'ikirangiye kikaduha agahenge k'imyaka 9-10 kikongera kikagaruka? N'ubwo ikibazo cya Kongo uvanga ikibazo cya M23 ugitandukanye n'ibindi kigira singleton kubera yuko nako gishyire en evidence ikibazo cya M23 na Kongo. Yego kubera ko ibibazo biri muri Kongo nabyerekanye ni byinshi biratandukanye kandi icyo gifite umwihariko wacyo. Ariko icya M23 ibintu ni bibiri. Habayeho ubushake bwa leta ya Kongo cyane cyane ikibazo n'ejo cyarangira. Iri sufi gusa yo kumvikana n'abayoboye M23 bakumvikana ku mirongo runaka y'ibyo bifuza bagacyura impunzi bagacyura ababyeyi babo hanyuma iyo yaba ari base yo gukemura kuko na M23 ntiyazabona ahandi rokirita cyangwa yagira rokirita mu ariko ndakeka ko ikibazo kiri aho ngaho fete kiri aho ngaho ntiyapfa kubona indi mpamvu yitwaza. Hanyuma ubwo icya M23 ntabwo tugitandukanye n'ubundi na FDLR nayo igomba gushakirwa igisubizo yaba ari igisubizo cyava kuri Kongo ariko ndumva icyo gisubizo kitaboneka kuri Kongo yonyine cyaboneka no ku Rwanda kuko FDLR no yitandukanya n'u Rwanda bakabiganiraho. Ibyo nibikorwa ikibazo cya M23 gishobora kuzaba amateka. Hanyuma ngo bizakorwa mu gihe ni ubushake bwa politiki babishatse n'ejo byakemuka. Buretse gatwanje ngo nuko ngo FDLR ivuye muri Kongo na M23 byaba birangiye ibyo M23 iharanira. Oya ntabwo M23 iri muri Kongo kubera ngo irwanye FDLR. Aho niho ndashaka nuko narimvuze M23 iri muri Kongo ivuga ko irwanya ideology yabo muri FDLR n'abandi bica abaturage cyane cyane abavuga ikinyarwanda by'umwuka mu bwoko bw'abatutsi no kuba hari ababyeyi babo impunzi zahunze urumva zidacyurwa bagasubizwa imitungo yabo. Ubwo ibyo nyine ni regrema ya Kongo nibo babigena. None ubwo abasiga kwanga se ko abantu bari abasirikare bazajya mu gisirikare bazajya mu buzima busanzwe bya bindi byose bateganyije. Ibyo ni kimwe. Hanyuma FDLR ni menace ku Rwanda urumva Kongo naho ibihugu byombi byo kwicara bikabiganira. Kongo
ariko nyine ukemuye ikibazo cya M23 ugasiga icya FDLR n'undi haba hari ikibazo. Gute se? Haba hari ikibazo ko u Rwanda rusigara rubanga se FDLR nidutera bizagenda gute? Ese Kongo tuzabana icumbikiye abantu baturwanya? Icyo ni ikibazo kiri hagati y'ibihugu bigomba kwicara bikagishakira igisubizo. Hagombaga kubanza kwicara kwa Kongo na M23. Hanyuma hakicara u Rwanda na Kongo. Ibyo nyine ni wari mubaza ngo uburyo igisubizo cya M23 cyaboneka. Ni muri iyo nzira. Hanyuma mu buryo buzamara igihe bizaterwa na Kongo ko mbibona. Kongo iramutse navuze iti reka dukubite M23 mu bya gisirikare wenda bakayikubita bakayitsinsura ikavaho yafashe. Sinibaza ko babamaraho bose. N'ubundi nyuma y'igihe runaka byazamera nk'iby'inyenzi n'inkotanyi mu Rwanda. Finally hari abareba ko ati bishobora kuzarangira noneho M23 cyangwa n'abaturage bashyigikiye babuze batereka kwiyonkore tufate Kivu dushyire ubutegetsi bwacu. Ibyo nabyo yaba option ariko ni option ntabona hafi. Yego. Ntekereza ko mu buryo bworoshye Kongo ifite igisubizo cya M23 iramutse bishatse cyakemuka mu buryo bwa vuba cyane. Nta rutugu ruyiriho rw'abari abakeneye ubutunzi bwayo batarabo mu karere batari nabo muri Afurika. Abo basimbazi navuze ngo birashoboka ko hashobora ko hari izo mbaraga ariko none bazi gute se kandi bavuga ko ari abamerceneri. Oya abamerceneri n'abacansho nkuko nawe Karinijabo baguha akazi urabaye uzi kurasa bakaguha akazi bakavuga ati Karinijabo ni umuntu twizeye uzi kurwana naze tujye agenda dukwitire M23 amadolari ye angana gutya kumubyizi naye barani banyakabyizi bara nta kintu bavuze. Kongo ishatse nejo yabirukana ni nk'abakozi nyine bafite kontara ariko ubwivuza wenda ngo imbaraga utumye nzategura nyine ikiganiro. Umuntu abatekereza ku bihugu yego utumye nzategura ikiganiro cy'uburyo ibihugu byitwa ko bikize muri Afurika munsi y'ubutaka harimo Burundi, harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo Rwanda, harimo Niger, ari byo kuri ranking biza mu bihugu bikennye ku isi. Kuko igihugu nk'u Burundi gifite uranium, gifite za nikeli, harimo n'iyo Niger, harimo na Kongo, ari byo biza imbere y'ibihugu bikennye kurenza ibindi ku isi kandi ari byo bitunze isi. Nyine naho mba nimbona imise n'iki. Ese ni magirirane. Komeza yego. Ese ni magirirane. Wenda ikiganiro nyine nanjye nzishimira kugikurikirana kugira ngo numve ariko isi yo nyine ni magirirane. Ibihugu bikize ushobora kuba ufite ubwo butunzi ariko utazi kubyaza umusaruro. Ikintu buriya abantu bafite amasambu yera ndavuga afite ifumbire cyafite ubutaka nyine bwera ntago ari bo bakire. Hari igihe usanga uzi gukoresha tekinoloji agafata umusaruro mwejeje akawutunganya ari we mukire kandi nyango ni nacyo kibaho muri ibi bihugu. Ikibuze ngira ngo ni ubumenyi. Turamutse tugize amahirwe tukabona inganda zitunganya ibyo dufite n'ubwo bukire nyine bwaza. Hanyuma ubukire rero kuba abantu bo ubwabo batumvikana hagati yabo nyine nicyo kibazo kandi nibyo byagiye bituranga. Ubaze igihe Kongo ibaye mu ntambara ni kirekire. Baramutse bashyize hamwe batera imbere. Ubaze igihe Burundi bwabaye mu ntambara ni kirekire. Ubaze Niger kudeta zagiye zibaho ni nyinshi. Wenda akenshi dukunda ntago nkunda blame game. Ntago nkunda
kumva ibibazo byanjye nari mfite ndi bubishyire ku wundi muntu ahubwo first of all banza nawe wisuzume wishore uruhare rwawe urebe uruhare rwawe sibyo ushobora kuvuga ngo uyu muntu ni umuhanga ariko abahanga bose niko nibo ugira ngo abahanga nibo bakire no hari abantu bari aho bashobora kuba bari muwaye cyangwa bari muwayene ariko akaba azi icyo bita ku exploiter opportunity any opportunity ibonetse akahita yibyaza amahirwe asanga nyine umuntu aragendera muri vitondo ngo ararenza yakigendesha agitega igare nyine mbona wenda ikiganiro kizaba ari cyiza ariko ntago mbona Kongo ko ikibazo cyane ari puissance nizo ziza zikica zigategeka umuntu gutwika mugenzi we basangiraga bari baziranye ntago ari puissance usanze ari byo zateguye by'igihe kirekire ariko ntabwo zibikoresha mu mitwe y'abantu zikabitegurira mu mitwe y'abantu icyo gihe nyine wari ubucucu yabo bantu birasaba ko bahindura imyumvire nyine mindset kubera ko hari umuhanzi wavuga ngo l'ennemi de l'Afrique sont des Africains ni Alpha Blondy yego niwe ibyo nyine iyo mitego iyo utabasha kuyitegura n'umuntu avuga ngo wicaye muri umuna wawe kugira ngo ugenze agere kuri iki ukamwica to blame warenganya uwo muntu nibyo kubera ko wenda yarwaye ubwenge bubi ariko nawe wakwirenganya nko mu Rwanda bavuga ngo ababirigi ngo nyine ababirigi barabikoze kuko barabikoze ariko kwibureminga wa mbere nitwe umunyarwanda wafashe umunyarwanda wafashe umuhoro akica mugenzi we akamutwikira urumva akamusahura uwo nguwo Imana mbere y'uko Imana ijya guhana umubirigi wabimushyizemo cyangwa undi muntu niwe izaheraho nimba kuko Imana ihari kandi izaca urubanza muri ubwo buryo kandi no mu gacaca ntabwo wajyaga kureba umubirigi yahitaga ihera kuri wa wundi bavuga ati ni kanaka ni kanaka so brief mbona rero nyine dukwiye kugira ubwenge tukaba n'abantu tukaba abantu nyine tukamenya gutera imbere tukamenya gufashanya gushyigikirana nibyo byadufasha nk'abanyafurika no ku blame game kuvuga ngo naba buriya nibariya no abantu batekereje muri sanse yuko bashyize hamwe batera imbere iterambere rirashoboka n'ibyo bibazo twavugaga byakemuka ya Ange reka tugushimire cyane nanjye ndabashimiye wakoze cyane Angelique Hatangimana ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Umuseke gifite na channel ya YouTube yitwa Umuseke TV uko twatangiye tubibabwira wakoze kubw'ikiganiro twagiranye dushimire ku bitekerezo waduhaye kandi dushimira n'abagikurikiye mwakoze cyane iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare